raporo ya muganga ikonkuriwa ivuga ngo umurongo ubanziriza wa nyuma mbere yo kuvuga ngo tubihaye inzego zibishinzwe kandi turi tayari kuzaza gutanga ibindi bisobanuro. Iyo niyo nteruro ya nyuma. Iyibanziriza yanditse mu nyuguti nini iravuga ngo à cet effet il nécessite un suivi régulier permanent d'une équipe une équipe multidisciplinaire, équipe médicale multidisciplinaire dans un milieu psychiatrique fermé. Ibi baravuga ngo ibi ngibi tumaze kugaragaza afite diabete idashingiye kuri insuline, afite depression, afite agahinda gakabije tusa aravuga ngo ibi birasaba ko uyu muntu Karasira Aimable uzaramba akeneye gukurikiranwa n'abaganga benshi banyuranye, ikipe y'abaganga benshi banyuranye kandi bakamukurikirana ahantu hanyuma urumogi ntabwo Moses kumukurikirana no kunywa urumogi. Abanywa urumogi hano ni benshi ntabwo bose bahora mu nkiko. Iwe wabariyo urabyibuka ko n'abasabeye imbabazi. Icyaha yakoze nacyo cyashoboraga kuba cyagorana kukigaragaza. Ni tweet ni Instagram ijyatangazo ryavuga ngo Kwanda niyo cyo gihugu kinyemerera kunywa urumogi kandi nduhinga mu isambu yanjye yitwa Nyungwe. Ubundi kira nicyo cyaha. Ntawe wigeze donc kubirirwa bajya gupima wavuze biriya nanjye utarumwa mvuze ngo ndabyemerewe ukampima ukarubura ariko namaze kubwira abanyarwanda ko ngewe igihugu cyanyemereye kurumwa. Icyaha ni ukuvuga ngo bagomba gukurikirana ngo ninde wabikwemereye twereke facts z'uko wabyemerewe ariko basanga byo byagora bajya gupima. Warabyumva kuko reka twumvikane n'abadukurikiye n'abari muri izo nzego abantu bose banywa urumogi ugiye kubapimisha cyangwa bajyanye mu nkiko abacamanza baboneka bo kuziburanisha ariko we kandi icyaha gikomeye kuvuga ko inzego zabikwemereye atari byo cyangwa nta gihamya cyangwa se wenda icyo byagoranye kubera ko byari ngombwa ko yerekana ngo dore inzego zabinyemereye n'izi dore impapuro mfitanye nazo. None wenda ugasanga kubigaragaza byaba bivuze ngo inzego zijya zemerera abantu bamwe gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo cyari kugorana kurusha kumupima akavuga ati ese ko kurabinywa ariko pratiquement ntabwo icyaha ari ukubinywa. Ababinywa turabazi benshi bajya kwa Kabuga bakagiwawa ntabwo bajya mu nkiko. None we arapimwe ko yabyanditse kubyandika ubwabyo yagomba kwerekana izo nzego akerekana n'uwo murima. Oya uretse gato kurengaho niwe uvuga uti icyaha si ukubinywa ngo icyaha cyaba ari iki uti oya icyaha yakoze kuko icyaha si ukubinywa nyine. None se iwawase ni mu rukiko ababinywa se ko babajyana iwa batajyana mu nkiko. Nawe icyaha kubinywa byoroshye kurusha kuvuga ngo inzego za leta zirabinyemerera. Urabyumva abandi babinywa bihisha bana babona bakabajyana kwa Kabuga cyangwa bakabajyana iwawa. None we si ukubinywa gusa imyaka maze abinywa je m'en fous ariko aranditse ati igihugu kirabinyemerera. Aho rero niho byari bikaze kuvuga ngo twereke icyo gihugu ninde ugihagarariye waguhaye ubwo burenganzira ninde ubukode UPI ya Nyungwe aho uruhinga ibyo nibyo bagomba gukurikirana. Ngira ngo icyo kintu n'ubushinjacyaha bwarakivuze. Yes uravuga buti no mu byo dushaka gukora iperereza turashaka kujya kureba uwo murimo. Attention umucamanza basubije ngo iki yavuze ngo turebe ibyo mwaregeye. Nese ubwo bushinjacyaha kuki butaregeye icyo mbere justement nubwo uyu munsi wenda mwisoma babihaye agaciro ariko se kuki umushinjacyaha mu kurega bwa mbere atareza akurikirana ngo dore uyu muntu arayobya urubyiruko yanditse itangazo avuga ngo urumogi si ibiyobyabwenge aneyemerera ko leta imwemerera kubinywa aneyemerera ko abihinga muri Nyungwe. Ibyo nibyo bikaze ibyo bagomba kuhatakiraho ariko kuki batabihereyeho bagahera ku nyandiko mpimbano bakajya no kumupima. Ibyo bitatu nibyo bikaze. Noneho ejo bundi batangiye kumusabira gufungwa 30 ubushinjacyaha wa wundi w'umugabo abari uvuga ngo turacyakora iperereza uyu ni umuntu ukomeye wayobya urubyiruko ararukangura ku ibiyobyabwenge tukareba n'uwo murimo muri Nyungwe. Umucamanza aravuga ati ibyo ntabyo waregeye. Yego babyumva en principe n'uvuga ngo ntago yakagombye kuba atindijwemo no gukora iperereza ku bitararegewe kuki batabiregeye imbere. Rero ibyo navuze akimara gufatwa navuze ngo bahereye ku byoroshye ariko ibikomeye ni uwo murima ni ukubyemererwa na leta ni uguhindura inyandiko mpimbano uyihinduye wenda ukavuga ati JALAS ukongeraho irindi zina rya sogokuru wawe bitandukanye no guhindura igitsina cyawe. Ibundi byo bakabikurikirana ariko ushobora gusaba amategeko batabona uko babidefana. Ibyo nibyo bikaze mu bintu rero Moses yakoze. Hari ikintu twigeze kuvuga mu minsi yashize urambwira uti ngiye siko mbibona kijyanye no gutaginga umukuru w'igihugu. Iki kintu Moses no mu rukiko yarakibajijwe. Yarakibajijwe
cyo gutaginga perezida ndetse n'ubushinjacyaha bwagiye bugishingiraho cyane bukavuga buti uyu Moses akora ibintu bagataginga perezida ariko gutaginga perezida si icyaha urumva ntabwo ari icyaha ntabwo ukibona nk'ikimwe mu mpamvu nkomezacyaha. Right, JALAS Official TV twongeye kubasuhuza tubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Turabasuhuje kandi tubifurije kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye, nicyo twebwe tubifuriza. Twongeye kugarura umunyamakuru mugenzi wacu akaba n'umusesenguzi ku ngingo zigiye zitandukanye aba yagiye akurikirana, Karegeya Jean Baptiste, ndakwakiriye, wiriwe neza? n'abagudukurikiye. Hari haciyeho iminsi bari bamaze iminsi bambaza atari ko Karegeya ari Rahira nkabwira nabona nibo mbanza gusuza ntabeshye buriya ibintu dukora nta muntu wabyigondera ngo abyishyure, ariko bariya dukorera iyo bashimye ni ikindi gihembo. Wowe utanga facilities, facilitation, gutega kugira gute, ariko nta praticoma ntabwo aka kazi wagahembera ngo gashobora. Bariya kwishima kwa bariya ni igihembo kuri twe. So bagume. Ubwo abadukurikira muri mu Rwanda imbere, abadukurikira muri hanze y'u Rwanda mwumva ikinyarwanda, i Burayi, muri Amerika, Canada, Australia ndetse n'ahandi yagiye hatandukanye, Aziya no muri Afurika muri rusange, mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze. Nkuko Karegeya nawe abivuze ati ni mwebwe dukorera, ubwo n'abagaciro ibyo dukora byose n'ubu hari cano ndi kugira ujye ubaha abantu bajye bareba muri community kugira ngo tujye duhura kenshi dukomeza tubagaburira. Kugaburira ubwonko bwabo ni inshingano twihaye, gushima kwabo nibyo tubika nk'igihembo, ariko rwose turabakunda. Aha, ngayo nguko rero nongeye kukugarura kuri izi kamera kubera ko dukunze kuganira cyane ku butabera hano, noneho kandi hakaba hari ibivugwa akenshi dukunze gufata reference ku mazina bagiye azwi, abantu ntibakumve ko iyo twavuze nk'umuntu aba ari uburyo bundi bwihariye. Akenshi usanga nyine tunamuvuza ari uko nyine hari aho huriye n'icyo turi kuvuga. Kuri uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku rubanza rwa Karasira Aimable ndetse na Turahirwa Moses, kubera ko hari aho ibintu bigeze, niko nabivuga. Nyuma y'uko hasohotse raporo ya muganga mu bitaro by'Indera Caraes, nyuma y'uko Karasira yongeye kugezwa imbere y'urukiko nkuko byari biteganyijwe n'ubundi ko agomba kugezwa imbere y'urukiko kuri 15 z'ukwa gatanu, ariko kandi Turahirwa Moses nawe yasomewe ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. So izi ni case ebyiri zidafite aho zihuriye, ariko dufite uko tuvuga. Mpereye cyane kuri Karasira Aimable watunguranye uyu munsi akisohora mu rubanza agasohoka mu rukiko. Ni ibintu ntazi impamvu, ariko turagenda no kuri ya raporo. Kiriya gikorwa no kuba aribwo raporo yari isohotse, abacamanza bagiye gusuzuma raporo, Karasira kitwara kuri mbere na mbere ukivuga iki? No, ariko ntaho bitaniye na raporo y'abaganga, kuko abaganga nibo banaginga ubuzima bwacu kurusha n'abacamanza, kuko système judiciaire igera inyuguti ziri mu bitabo zitwa amategeko, none abantu bakaza nyuma. Kandi we iyo bikomeye aho guhagarara ku muntu hagarara kuri za nyuguti. Ni umurinzi w'amategeko, aharanira ko itegeko ryubahirizwa. Ariko umuganga aharanira ko ubuzima abungabunga ubuzima, undi akabungabunga amategeko. So byari byiza ko ibyo bintu byari bihuriye ahantu hamwe. Nibyo dutegereje kumenya niba koko umucamanza azaha agaciro raporo ya muganga ubungabunga ubuzima, cyangwa se niba umucamanza azatsimbarara ku mategeko, ku nyuguti zanditse mu bitabo byitwa amategeko. Ariko byose ubundi byagakoreye umuntu. Si sawa? Byagakoreye umuntu. Ubundi bakubye ari amategeko yashyiriyeho abantu, ari ubuvuzi bwashyiriyeho abantu, icyakabanje ni le bien-être y'umuntu. So muganga aravuga iki, amategeko aravuga iki, iyo bigonganye harebwa iki.
ibi rero abari nk'amasomo abantu bagomba gutangira bakagira, kuko ntabwo ari Karasira wenyine habonetse raporo ya muganga ari mu nzira y'ubutabera, ariko hari benshi none bandi barimo twagitaga kubugira gute kubunera bari gukora uburoko, ariko mu byaha bakurikiranyweho etat de santé mentale yabo hari uruhare yaba yarabigizemo, ariko nta raporo z'abaganga dufite abarimo bagiye bakora ibyaha kubera bafite wenda ubumuga bwo kutavuga batarunganiwe, abo ngabo aho bakoranye ibyaha bakabibasunikira kuko batabasha kwisobanura, nta mwavoka w'amarenga ntaki, noneho bakiburanira mu marenga n'umucamanza atayumva agasunikiramo. dufitemo abagiye abashobora kuba bafunzwe barahiritsweho ibyaha bafite ubumuga bwo kutabona wenda ukaba wajya dizo utabona, niba utazi usibye umuntu utabona usibye gucunga amajwi ntushobora kumenya ngo tuvuge nk'ibintu bya viole underage nize niba atabona ntari mwakiranga muntu ngo ayisome, ntari bwumva ijwi rye ngo amenye ngo afite imyaka iyi n'iyi arahari, ntago njya mpimba, ntago wazenguruka amagereza yose ngo uremo izo ka na nidori ifite raporo. So icyagashobotse rero ibyakorewe Karasira byakorerwaga benshi, itsinda ry'abaganga iyo baryabaga hafi, ntabwo ari abaganga b'ingingo, ntabwo ari aba malaria, muri moteri y'umuntu, umuntu yakoze icyaha moteri ye ari nzima, ibyo umucamanza yakagombye kuba ari byaheraho cyane. Umuntu wese baba yakoze iki, ariko se moteri yari ihagaze ite? Hariyo bashobora gusanga yarabaswe n'inzoga nyinshi alcoolisme, hariyo bashobora gusanga yarabaswe n'ibiyobyabwenge, hariyo bashobora gusanga ifite ihungabana nkabira babonye kuri Karasira, depression, anxiety, agahinda gakabije, ibyo byose none umucamanza akajya kuvuga ati ndaburanisha umuntu uteye ute. Ibaze gufata Karasira ukamuburanisha nk'uko uburanisha Moses cyangwa uko waburanisha JALAS, kandi abo bantu moteri zabo ntabwo zikora kimwe. Harimo iyahungabanijwe n'amateka, hari ihungabanywa n'ibiyobyabwenge, hari n'iyuzuye noneho byose bakajya imbere y'umucamanza, abantu bose barayishimira bati aho baruse ni bamwe, ntabwo ari bamwe. Kuri no case nyirizina ya Karasira, imyitwarire ye kuba hasohotse raporo yasohotse kuri 5, kandi ntekereza ko iri mu bimudefanda mu buryo bw'ubutabera, ariko iragaragaza uwo ari we, ikaba yakoroshya uburyo yaba yarakozemo ibyaha, ariko ntabwo imworohereza, yamufasha kuba yagira uburenganzira, ariko ikaba yanamufasha yanagira gutese yanamusunikira mu cyobo nanone. Yego, so ku myitwarire nyizina niyo ndi kwibandaho cyane, kuba yakwifata agahaguruka akagenda akavuga ati abushinjacyaha n'ubucamanza wo mukorera n'umwe, n'amagambo yarimo, ariko nibyo muganga yavuze nibwo muganga ofete. Reka ikibazo cyawe wari utarakirangiza, ariko mu byo abaganga bagaragaje byo kumva ngo afite trauma, afite trauma, depression, afite trauma, afite depression, afite agahinda gakabije, bigaragazwa no guhora yumva ko abantu bose bamwanga, ahanganye nabo, ntasinzira, ntabasha kurya, ntabona ibiryo ashaka cyangwa yakivuzeho aravuga ati no mu bitarindera nari ndinzwe n'abantu bafite imbunda, narikangaga. Ubu byagora umuntu uri muri rwa rwego nyine, iyo bavuze ngo umuntu afite hyper vigilance, bakavuga ko ahora ari siro kivive, yumva ahanganye n'umwanzi. Ubu byagora kujya Karasira umubajije abakunzi afite mu gihugu, ntago yabona abarenze 5, kuko buri wese amwikangamo. Niyo urumva utangiye kuvuga ati mwese abo mukorera n'umwe, birahungira bikamacinga na bya bindi abaganga bagaragaje. Nta muntu n'umwe yizera, nta muntu n'umwe yizera. Ibyo rero ni ibimenyetso nyine, nibyo abaganga banabonye n'ubundi. Ndacyari kuri iyi case, wenda mbere ko njya kuri issue ya Moses, kuko Moses we byabaye ibindi, nabonye ari ibyaha yahanaguweho ariko akurikiranwaho ibindi. Kuri iki kintu cya Karasira, mu mbonezo za Karegeya nk'umusesenguzi ukubona ibi bintu ubishunguye,
urabona Karasira mwitaha, Karasira mwifungwa, Karasira urumubona muri situation harimo byinshi nta nubwo ari ubwa mbere iyi dosiye nyivuzeho buri wenda ni nk'ubwa gatatu ariko buri yose ifite imbogamizi, ifite inyungu n'ibihombo igaragaza kuri we cyangwa kuri sosiyete. Icya mbere ibintu bishoboka bitatu nyuma y'ira raporo ya muganga. Bashobora kugira raporo ya muganga ikonkuriwa ivuga ngo umurongo ubanziriza wa nyuma mbere yo kuvuga ngo tubihaye inzego zibishinzwe kandi turi tayari kuzaza gutanga ibindi bisobanuro. Iyo niyo nteruro ya nyuma. Iyibanziriza yanditse mu nyuguti nini iravuga ngo à cet effet il nécessite un suivi régulier permanent d'une équipe une équipe multidisciplinaire, équipe médicale multidisciplinaire dans un milieu psychiatrique fermé. Ibi baravuga ngo ibi ngibi tumaze kugaragaza, afite diabete idashingiye kuri insuline, afite depression, afite agahinda gakabije tusa aravuga ngo ibi birasaba ko uyu muntu Karasira Aimable uzaramba akeneye gukurikiranwa n'abaganga benshi banyuranye, ikipe y'abaganga benshi banyuranye, kandi bakamukurikirana ahantu hagenewe ugukurikirana uburwayi bwo mu mutwe hafunze. So ibyo bishatse kuvuga iki rero? Ibyo bintu birashoboka ko abaganga multidisciplinaire ya kipe y'abaganga yamusanga amageragere. Ariko se birashoboka ko twafata abaganga 5 bindera bakajya kubimageragere iminsi yose? Ikibazo bigasaba nanone gusaba RCS amafaranga yo leta ntago yabuze kuba yakora iyo chambre promoma nta ihari, mageragere ntayo wabona y'umwihariko milieu psychiatrique fermé. Kuko hari ahantu Karasira ba ni milieu désordonné ouvert très opposé très opposé y'ibyo abaganga bamusabira. Ntago mvuze ko biri désordonné kubera ko iyo bari imbere d'abord nira uniform tuyibona basohotse bameze nk'abari mu isoko kandi ntaryaremye baba bagenda urumva kandi abaganga baramusabira ahari psychiatrique fermé we ari muri désordonné ouvert. Icya mbere rero igishoboka ni uko abaganga birashoboka rwose bashobora niba babaye bake bajya kuza nabo muri Cuba bakabajyana imageragere nayo igashaka icyo cyumba kugira ngo yitwe akomeza afunzwe ariko no kuvuzwa bikurya, kuko ibyo nibyo byasabwe n'umwunganira. Icyo ni icyambere gishoboka, gukurikiranwa afunze aho afungiye, ariko birangaja cost na personnel tudafite, apparemment tudafite n'ibintu byinshi. Yes, byinshi yaba bimeze nko kwakira kandi. Yes. Icya kabiri gishoboka ni ugufata Karasira n'ikipe y'abasurveya bakajya kubindera, yahamara umwaka yahamara amezi 3. Okay, ibyo birashoboka. Abasurveya biroroshye kuba recruiter, bashobora no gufata mu badaso cyangwa bagafata mu bapolisi cyangwa mu basirikare. Icyo kiroroshye mathematico maparera. Gufata Karasira n'abasurveya kumuherekeza akajya indera birashoboka. Yego, urabyumva? Akavuzwa afunzwe. Donc yaba afungiwe indera kuko aba basurveya baba bagaragaza ko ari mu maboko ya RCS nanone. Icyo nacyo kirashoboka. Hanyuma icyanyuma rero icyo nicyo cyaba kiri mu ayere. Nayo icyanyuma cyo kuvuga ngo Karasira mu gutaha kwe kuri iriya raporo, icyakabanje nuko abanza kwa muganga akazataha ari uko hari raporo ivuguruza iriya, kuko iriya raporo yamuhesha gutaha ariko ikamuhesha kato aho yatashye. Kuko icya gatatu cyaba kivuga ngo umucamanza yemeze ko Karasira ataha iwabo agakurikira akajya ajya indera, ubwo abantu bagafata ko aho abaye libre. Ariko umuntu wanditsweho iriya raporo nta wamuha akazi, na banki ntiyamwakira, ntiyasinya sheke, nta masezerano yakora. Urabyumva? Ubuzima bwe n'ubundi baba bamugize zero, ntabwo aba yifiteho ububasha. Ntabwo none rero urumva kugira ngo ibintu abantu kubitekereza bakagombye gushyira ku munzane, gufungwa akazarekurwa n'umucamanza byitwa ko igihano akirangije,
kuvurwa agakorerwa raporo ko yakize naho kumujyana muri sosiyete abantu bamufata muri biriya byose ashobora no guca ku bantu bakiruka agateza impanuka ariko nanone kukurekura mu buzima udashobora iyo utemerewe ibyo byose ntushobora no gufunguza kampani muri RDB yirukanwe mu bakozi ba leta no muri prive ntiyasabamo akazi ngo akabone icyo gihe uri umuntu uri anomali inabuti muri sosiyete donc nuvuga ngo donc muri kaminuza mu bakozi ba leta yarirukana ari nabyo bishobora kuba byaragize n'uruhare mu kwagrava iriya situation ye mu mutwe depression cyangwa yego yakaba yasaba akazi muri prive ariko iriya raporo ya muganga abaganga b'indera ntimwemera kuba hari uwamuha akazi ntabwo wamurokirita kuko ni responsable de rien nta kintu wamushinga ntashobora gushinga company ngo RDB muhe icyangombwa ntiyanasoreshwa by the way icyo cyo ntiyanasoreshwa kuko ntabwo uriya wabusoresha babyumva ni amasezerano y'akazi yagira ntiyaba rwiyemezamirimo ntiyagira gute buriya niyo anagize randirodi ntahawe yamurega ngo yaramwambuye kandi atemera amasezerano akeneye bene bariya ibyo agiye kujyamo abakeneye tutere ubimugiramo n'icyangombwa cy'ubutaka ntiyacyandikwa uwo rero kubwira ngo Karasira ngo biragana mu gutaha ariko atahanye biriya bimwanditseho gutaha neza nuko yataha ariko akabanza kwa muganga abaganga bakavuga ati wa muntu bya bindi byarakize kubera ko umucamanza kugira murekure bizasaba ko ati dukurikije raporo ya muganga uyu muntu ibyaha yakoze ntago yari we urabyumva niba hesha agaciro raporo ya muganga bazavuga umucamanza avuga ati turamurekuye natahe yabikoze atari we ariko ntiyari we bishatse kuvuga ngo nubundi si umuntu hanze aho wakora n'ikindi kizima ntihazagira umwizera n'umukopa uzikusura ibyo rero ntabwo attention ibyo ntabwo twakumva ngo niyo liberté ngo yaje muri society cyo kuri cyo yakora se ubwo yagira atera yashinga harya YouTube ntaho biyandikisha ashaka kugira YouTube channel ariko agize alimentation bajya bagijabo bati dore wa wundi bakoze bazakurikiraho n'ikintu kivuga ko abanyamakuru batemerewe kumukoresha ibiganiro kameme ariko we yagikoresha ariko we afite channel ye yavuga kuzaba automatique afite channel ye yavuga cyangwa agashaka abatumirwa ariko icyo gice nacyo ubanza ubyumve kuvuga ngo ntawemerewe kumuvugisha nabyo ibyo aba ari ukongera kato niba uzi ko ntacyo yagutwara kandi atafite nyine ni ukuvuga ngo iyo bavuze gutyo bivuga ngo numuvugisha ibyo azagusubiza wowe ukabishyira muri rubanda kandi wenda tubizi ko we ari mu bantu batuzuye batari normal wowe bizagukurikira wowe wabitangaje ariko ibyo yakorekta yabitangaza si sawa wakwirinda kujyayo cyangwa nawe ukaba ukezitinga nyine ukareba raporo y'ibyo kuvuga ariko ubundi ibyo nabyo nukongera kandi kato kuvuga ngo umuntu runaka ngo ntakavugane n'abantu ntabwo ari byo nabyo ni ukubangamira uburenganzira bwe bakarebye ngo wowe nibiki yakubwiye hari ibyo yavuga n'ibyo atavugaho ugiye ukamubaza uti urabona gute ibiciro ku masoko akose icyo ntiyakivuga ukirinda kumaza ngo ukirinda kumaza ngo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ububona ute guteke ntabwo yagishobora ariko hari ibyo yavuga cogamu yayivugaho ingendo zo mu kirere yazivugaho transport ibintu biba biraho ntacyo hanyuma Karegeye reka mve kuri iyi kese ne kuyitindaho cyane nge kuri kese ya Moses kuko ntabwo ndi bugutindane cyane kuko nawe wagize gahunda nyinshi Moses yaburanye hakana ibyaha aregwa Moses ubushinjacyaha bwaje buvuga buti tumukurikiranyeho gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge ubugenzacyaha bwamuteye muri yombi kese ya mbere ari gukoresha inyandiko mpimbano mu isoma ry'urubanza ibintu bisa nk'ibihindura isura niko navuga nubwo bwose nta gishya ariko twumva tuti impapuro mpimbano zivuyeho ubwo turabara ko kese akurikiranyweho ari iyo gukoresha ibiyobyabwenge iki kintu mbere na mbere icyo kintu muri wowe ucyanariza uti ntabwo ubona ko Moses ashobora kuba yaratawe muri yombi n'ubundi ariko akunda bavuga ati ntabwo nzi icyatumye atabwa muri yombi ariko icyo nkubwiye ko kuri iyi ngingo narakubwiye ngo ibyo bamukurikiranyeho ni ibyoroheje hafi ya ntabyo yego bwa mbere tubiganira iyo mpamvu nawe ngo barebye amategeko nibyo nakubwiye ngo abantu system judiciaire yo iharanira amategeko yanditse ko yubahirizwa kandi buri wese aganisha hamworoheye
biragoye ko umushinjacyaha cyangwa umugenzacyaha yajyana dosiye kandi mu itegeko byamugora kubisobanura imbere y'amategeko. Niyo mpamvu buriya nakubwiye ngo kuvuga inyandiko mpimbano nuko icyo cyaha giteganijwe mu mategeko, kuko itegeko ridahari nta cyaha kibaho nta n'igihano kibaho. Ariko ibyari bikomeye ushobora gusanga byo byagorana kubidefinisa mu mategeko, kubera ko nka buriya wenda kuba ubundi cyakagombye gukomera. Narabikubwiye inyandiko mpimbano, wabonye ko umwavoka we yaravuze ati ntabwo yari inyandiko mpimbano, kandi nanjye narabivuze ntabwo yari inyandiko mpimbano, kuko ntabwo ari passport yafashe ngo ayihindagure, yarafotoye yahinduye photocopy. That's one. Kandi gukoresha inyandiko mpimbano egale gufata document forge falsifié ukashaka kuyisabisha uburenganzira. Nuvuga ngo gukoresha passport mpimbano nukwereka migration ku mupaka cyangwa ku kibuga cy'indege, uyifite ukayibika mu mufuka. Ibyo rero iyo batakiraho ntacyo bari gufata. Icya kabiri ubundi cyari gikomeye cyane, icyari gikomeye nukuvuga ngo kuki mu guhindura iyo nyandiko mpimbano washyizemo kuri umugore. Ubundi icyo nicyo cyakagize, ariko mu mategeko ushobora gusanga amategeko barasanze batarutsinda cyangwa nta kibibuza. Urabyumva? Ubundi nicyo cyakagombye kuba gikomeye kukibigira umugore, ariko wajya mu mategeko ukabibura. Bavuga rero inyandiko mpimbano, okay, none abavoka be babashije kukiburana. Hanyuma urumogi ntabwo Moses kumukurikirana no kunywa urumogi, abankuru urumogi hano ni benshi, ntabwo bose bahora mu nkiko. Iwe wabariyo urabyibuka ko n'abasabeye imbabazi. Icyaha yakoze nacyo cyashoboraga kuba cyagorana kukigaragaza. Ni tweet ni Instagram ryatangazo ryavuga ngo Kwanda niyo cyo gihugu kinyemerera kunywa urumogi kandi nduhinga mu isambu yanjye yitwa Nyungwe. Ubundi kira nicyo cyaha. Ntaho wigeze donc kuwirirwa bajya gupima wavuze biriya nanjye utarumwa mvuze ngo ndabyemerewe ukampima ukarubura. Ariko namaze kubwira abanyarwanda ko njyewe igihugu cyanyemereye kurumwa. Icyaha nukuvuga ngo bagomba gukurikirana ngo ninde wabikwemereye, twereke facts z'uko wabyemerewe. Ariko basanga byo byago bajya gupima. Warabyumva? Kuko reka twumvikane n'abadukurikiye n'abari muri izo nzego. Abantu bose banyura umugi ugiye kubapimisha cyangwa bajyanye mu nkiko, abacamanza baboneka bo kuziburanisha. Ariko we kandi gikomeye kuvuga ko inzego zabikwemereye atari byo cyangwa nta gihamya, cyangwa se wenda icyo ryagoranye kubera ko byari ngombwa ko yerekana ngo dore inzego zabinyemereye nizi dore impapuro mfitanye nazo. None wenda ugasanga kubigaragaza byaba bivuze ngo inzego zijya zemerera abantu bamwe gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo cyari kugorana kurusha kumupima akavuga ati ese ko kurabinywa. Ariko pratiquement ntabwo icyaha ari ukubinywa. Ababinywa turabazi benshi bajya kwa Kabuga bakagiwawa, ntabwo bajya mu nkiko. None we arapimwe kubera ko yabyanditse, kubyandika ubwabyo yagomba kwerekana izo nzego, akerekana n'uwo murima. Oya uretse gato kurenga niwe uvuga uti icyaha si ukubinywa, ubwo icyaha cyaba ari iki? Uti oya icyaha yakoze, kuko icyaha si ukubinywa nyine. None se iwawase ni mu rukiko, ababinywa se ko babajyana wabatajyana mu nkiko. Nawe icyaha kubinywa byoroshye kurusha kuvuga ngo inzego za leta zirabinyemerera. Wabyumva? Abandi babinywa bihisha, bana babona bakabajyana kwa Kabuga cyangwa bakabajyana iwawa. None we si ukubinywa gusa, imyaka maze abinywa je m'en fous, ariko aranditse ati igihugu kirabinyemerera. Aho rero niho byari bikaze kuvuga ngo twereke icyo gihugu ninde ugihagarariye, waguhaye ubwo burenganzira, ninde ubukode UPI ya Nyungwe aho uruhinga. Ibyo nibyo bagomba gukurikirana. Ngira ngo icyo kintu n'ubushinjacyaha bwarakivuze. Yes. Uravuga buti no mu byo dushaka gukora iperereza turashaka kujya kureba uwo murimo. Attention, umucamanza basubije ngo iki? Yavuze ngo turebe ibyo mwaregeye. Nese ubwo bushinjacyaha kuki butaregeye icyo mbere. Justement nubwo uyu munsi wenda mwisoma babihaye agaciro, ariko se kuki umushinjacyaha mu kurega bwa mbere atareza kurikirana ngo dore uyu muntu arayobya urubyiruko, yanditse itangazo avuga ngo mu gisi ibiyobyabwenge, aneyemerera ko leta imwemerera kubinywa, aneyemerera ko abihinga muri Nyungwe. Ibyo nibyo bikaze nibyo bagomba kuhatakiraho. Ariko kuki batabihereyeho bagahera ku nyandiko mpimbano bakajya no kumupima? Ibyo bitatu nibyo bikaze. Noneho ejo bundi batangiye kumusabira gufungwa 30, ubushinjacyaha wa wundi w'umugabo abari uvuga ngo turacyakora iperereza, uyu ni umuntu ukomeye wayobya urubyiruko, ararukangura ku ibiyobyabwenge, tukareba n'uwo murimo wo muri Nyungwe. Umucamanza aravuga ati ibyo ntabyo waregeye. Yego. Babyumva? En principe nuvuga ngo ntago yakagombye kuba atindijwemo
no gukora iperereza ku bitararegewe kuki batabiregeye imbere rero ibyo navuze akimara gufatwa navuze ngo bahereye ku byoroshye ariko ibikomeye ni uwo murima ni ukubyemererwa na leta ni uguhindura inyandiko mpimbano uyihinduye wenda ukavuga ati JALAS ukongeraho irindi zina rya sogokuru wawe bitandukanye no guhindura igitsina cyawe ibundi byo bakabikurikirana ariko ushobora gusaba amategeko batabona uko babidefana ibyo nibyo bikaze mu bintu rero Moses yakoze. Hari ikintu twigeze kuvuga mu minsi yashize urambwira uti ngiye siko mbibona kijyanye no gutaginga umukuru w'igihugu. Iki kintu Moses no mu rukiko yarakibajijwe cyo gutaginga president ndetse n'ubushinjacyaha bwagiye bugishingiraho cyane bukavuga buti uyu Moses akora ibintu bagataginga president. Ariko gutaginga president si icyaha. Urumva ntabwo ari icyaha. Ntabwo ukibona nk'ikimwe mu mpamvu nkomeza cyaha. Ntabwo bigeze babiregera nta nubwo yaba inkomeza cyaha. Public ni public. Itangazo riba ari Twitter riba ari Instagram ni public. Tutitaye ku buremere bwa wagiye utaginga. Public ni public. Sibyo? Ahantu hahurira abantu benshi. Rero umwavoka we nta nubwo yavugaga ngo ni imbaga nkoranyambuga. Yes. Public. Kuko urumva hari public uruhame rwa benshi niko nkunda kubyita. Uruhame rwa benshi. Imbuga nkoranyambaga. Ni uruhame rwa benshi. Hari indi public imodoka y'amatatu. Ntabwo ari kimwe na kwaseri. Ntabwo ari akabari ka mukubita umwice kamwe katarenze intebe 10. Ntabwo ari kimwe na stade hakinnye amakipe akomeye. Hari donc hari grand public. Twitter rero na za Instagram nibi bya YouTube cyangwa radio mikoro kamera ni public yagutse. Ni public yagutse. Ariko ntabwo ureba ngo muri iyo public yagutse harimo bande nabande bishobora kuba ntabwo bifata nk'ibya inkomeza cya rapport yabo wataginze nta nubwo agaciro ka tweet abazikoresha ntabwo iremerezwa nabo watwitinze nabo wataginze ni message irimo n'aba followers ufite ni ibintu nk'ibyo so rero kiriya mu rwego rw'amategeko nanjye ntabwo nabistatiwaho ariko byanze bikunze biratandukanye niweze kujya tatangiza directeur w'ishuri yizeho primaire mu ma comment nagiye nakira urumva ariko hari icyo ashaka kugaragaza ariko umushinja cyaha atabonera itegeko ribimuhanishira imbere y'umucamanza kuvuga ngo dore n'ikimenyimenyi dore abo yataginze yego dore uko uburemere bafite muri societe icyo rero birashoboka ko ariko nabyo c'est pas pour rien burya guhitamo abutaginga nabyo haba ari message ushaka kwerekana cyane rwose wowe wamutaginga inde umukuru w'igihugu ntaginga kuri message mezite nta Twitter mbaho sibyo ndamutse mukeneye hari uburyo nabikora nabivuga hano ngiye nabivuga hano avuga rwose njya kubaha kandi hari na byinshi njya mvugira aha ngaha nkajya nka nyuma y'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nkumva nawe abaye nk'uwumvise ibyo navuze ashobora kuba yarabyiyumviye cyangwa yarabibwiwe ariko hari ka nyinshi mba nasesenguyeho nyuma nawe nkumva aragize ariko ntabwo mvuga ngo ubutumwa mbugeneye we runaka nka kesi yo kwa Dubai ye nagiye haraye haguye kubw'amahirwe hashize nk'iminsi ngaya yagiye gukorana na ba Rushingwangerero mbona yigarutseho meme nantuza n'ibintu bya prescride position nari mfite nyuma hari inama yabaye y'umuryango mbona nawe aje avuga ashyira asa naho mbese aganisha mu murongo w'ibyo nari naravuze ariko ntago nakwicara no mvuge ngo ibingibi mvuze ngo na president ya ntago ndi kuri urwo rwego ka memo ya hari uburyo na communica bikamugeraho ariko navuze direct ngo niwe no mu nkuru twatambukije tugaragaza ibyirisomwa hari amakomenti amwe namwe nagiye mbona bamwe bavuga bati ese ko yarakurikiranywe nk'inyandiko mpimbano zikaba zavuyeho ati ribu ati bivuga mbere ko yamukurikiranyeho ibiyobyabwenge icyo kintu wowe ukivuga hiki no nta inyandiko mpimbano ariko icyo navuze icyo gihe navuga ngo barebye ibyoroshye si uvuga icyaha cyoroheje ni icyoroshye ni icyaha cyoroshye kudefanda imbere y'umucamanza ntabwo ribi ipfa kwirukira ikintu cyakozwe
buriya nka kariya kantu ko kuvuga ngo kuki wihinduye umugore impamvu bagakwibye nuko mu nta mategeko abibuza par exemple urabyumva nicyo cyari kiremereye ariko guhindura inyandiko mpimbano guhindura passport ufashe fotokopi yayo ibyo biroroshye ariko bakareba ngo wahinduraga iki ushaka uhinduye date kugira ngo uyongerere agaciro aho ngaho yoroshye kurusha guhinduramo igitsina ariko guhinduramo igitsina imbere y'umucamanza ntibabona uko babidefanda nicyo cyari gikomeye icya kabiri noneho ibiyobyabwenge nabyo ntabwo yagomba gukurikiranwaho kubinywa yagomba gukurikiranwaho kuvuga ko inzego zibimwemerera ariko nacyo bakabona ntibabona uko bagira uko bakidefanda bajya kumupima uretse gato iyo bamupima bagasanga ntabyo yanyoye cyari kuba kimuvuyeho icyo kuvuga ko leta ibimwemerera icyo kuvuga ko afite umurima muri Nyungwe ibyo nibyo bikaze ofete nibyo bikaze naho kuba kandi nkubwira ngo abandi abasabitswe narwo bari iwawa bajya mu nkiko kandi yarapimwe hakaboneka hari abamurengeje bari iwawa bari hano mu mihanda batigeze bakurikiranwa n'inkiko we imbarutso yabaye kuvuga ngo ndabyemerewe bajya kumupima ariko bagomba kumubaza ngo ninde wabikwemereye kuva ryari hanyuma Nyungwe yabaye yawe kuva ryari twereke UPI cyangwa se uwo mwakodesheje ubwo butaka uruhingaho nibyo bagomba kwataka ibyo nibyo biremereye ufite none kuri finali ejo bundi aburana parike procureur w'umugabo avuga ngo turacyakora iperereza kubera ko uyu muntu ni umuntu ukomeye urubyiruko rurebereraho yatangiye kurubwira ko urumogi atari ikiyobyabwenge umucamanza ati ibyo kutabiregeye yatangiye kuvuga ko afite umurima w'urumogi ati ibyo kutabiregeye urabyumva ibikomeye bagomba kuba bararegeye imbere nibiri uriya mu procureur w'umugabo yavuze none erezoma nyine cyangwa umarerezoma nibyo bitumye ahabwa iyo minsi 30 ngo bagiye gukora iperereza ariko ntibyaregewe kuki batabiregeye nyine bagenda babikwepa ko itoroshye guhita ubibonera ntuza ikintu nticyaregewe kandi nicyo kubimushinja mu rwego rw'amategeko byagorana bahereye ku byoroshye bihita byanditse mu itegeko direct kwitega ibishya mu mizi nyuma y'ino minsi 30 mbanya ntago kwitega se ngiye tuzabisesengura hageze kuko urumva ntabwo impamvu mbananga kugira gute gutera imetero oya kuvuga mbere y'ibintu bitaraba kuko hari ibintu bihinduka utazi icyo byagendeyeho niba mvuze ngo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bwagiye mu rukiko bufata icyaha cyoroshye kandi hari ibiremereye sinzi icyaha bibateye none ku munsi wo kuburana umushinjacyaha akabona kuzana bya bindi biremereye ariko atari byo yatanze mbere yego nawe umucamanza avuga ati kuki utabiregeye sinzi impamvu yatumye kwepa biri yagiye gukora iperereza atari byo yatanze ku munsi wa mbere so nibi rero kubwira ngo twitege shobora kuba mbeshya abantu ejo hakaza igitandukanye kuko ubundi cyakabaye cya mbere wenda mu mategeko nuko byagorana ni ukuvuga ngo Moses ni uruhe rwego rwaguhaye uburenganzira bwo kunywa urumogi byaba byo waba urunywa waba utarunywa ariko uratesha agaciro inzego za leta ko zemerera abantu kurunywa twereke document message chat cyangwa ibaruwa mu byaha by'ihakaba harimo n'icyaha cyo kubeshyera inzego gitema ni kubwira abanyarwanda ngo mu Rwanda ushatse urumogi inzego ziguhura impapuro zibikwemerera icyo nicyo bakagombye kumukurikirana sinzi impamvu atari cyo baheraho hanyuma akongera akavuga ati Moses tugende muri Nyungwe utwereke umurima wawe uri mu rumogi akarubereka physically yarangiza kurubereka bakamubaza ngo uyu murima witwa uwawe kuva ryari uwawubonye kubuhe buryo kuko tuzi ko Nyungwe ni umutungo wa RDB rero niba RDB ariyo yahamwatiye tukamenya ibyo nibyo bikomeye ariko baragenda baca iruhande kumbwira rero ngo twitege kandi wumva ibyo mba ndi gutekereza cyangwa ibiri muri logique yanjye atari byo bikurikiranwa ntaba mbeshya abantu reka dutegereze ibyo bazakora tuzanarize ahubwo ibyo bakoze umuntu arafata parike nationale akayiyitirira kweri rero waragize ukajya kumupima ngo reka turebe ko kwabinywa ko kuno mubaze ngo uyu murimo wabaye wawe kuva ryari Nyungwe yabaye y'umuntu gute nicyo wagombye kureba icyo kuba Moses kwiyitirira umutungo w'igihugu ukawugira uwawe bagombye gushaka amategeko abidefanda akabaza ni gute ufata umutungo ubwo ejo n'akagera urumva naho ngaho niho biremereye icyo kuba Moses afatwa nk'umuntu w'abakomeye mvuge gutyo ne kuvuga specialite cyane kuko hari uburyo Moses afatwa muri no case abantu bakumva ko
hari n'abari batangiye kuvuga bati ni propaganda mbere nubwo ngubu ahawe iminsi 3 bavuga bati ni inzira zigiye gucamo kagira ibyo sensibiliza ibiki bigaragaza nyine ko ari uburyo abandi bantu bamufata icyo kintu cyo kubafatwa cyo akaba yaranakurikiranwa cyo hari aho wabihuriza ukavuga uti wenda wabihuriza burya leta y'u Rwanda n'inzego zayo nazo donc kuri gahunda y'ubutinganyi u Rwanda rufite umurongo rwihaye ari nayo mpamvu kakani nakubwaga ngo niko karemere ko kumubaza ngo kuki wihinduye umugore muri passport banze kukataka kugira ngo inzego zisa naho zibashyikiye n'imiryango ku rwego rw'isi zitabizamura cyane bati mwabonye dore umuntu akurikirana nko kuba yarahinduye igitsina kandi ari uburenganzira bwe icyo barakirinze batakira kuguhindura gusa urabyumva n'ibindi ariyo mpamvu wenda umushinjacyaha kuba yavuze ubushize yaravugaga ati uyu muntu urubyiruko rumureberaho byinshi none dore ubutumwa yatangiye kuruha urabyumva no erega no kubeshyira inzego za leta ni nko kuzereka ngo nta simbizi kundi nabivuga ni nko kuvuga ngo rega muri ntaribi oya ushaka kuri uragenda ku murenge bakaguha igipapuro icyo nabyo ni ikindi kintu rero ndanga kubihuza ariko uribuka ko umunsi umwe yarayaburanye mu nteko bavuze akantu yego hasohotse inkuru yandika ngo mu nteko habaye impaka bamwe bavuga bati goregabo bive mu bitabo cyangwa se hongerwemo ibindi bongeyemo ada urumva ibyo byose uragenda ukabihuza ese goregabo ngo kubera ngo abantu uko biyumvira igitsina umuntu akibonera mu bitaro muri maternité imyiyumvire ntushobora kubibona umwana akivuka ubwo tuzadutegereza umuntu abihabwa yamaze kugaragaza imyiyumvirire n'ibintu rero kubihuza rero kumva ngo harahabaye urubanza rwa Moses murakeye mu nteko birasaba ngo nukurya turi menge wabishaka utabishaka hari n'abambwiye ngo nanjye ngo ushobora kuba ndi mu babyamamaza ntabizi ariko dusesengura ibihari biriya bintu kuzabicika bizagorana reka tubanze turebe uko bizagenda i Bugande rirategeko abadepite batsimbarayeho Museveni nawe akavuga ati mugenze make tuzareba iby'i Bugande nibimara gufata umurongo wenda tuzamenye ariko biragoye pe biragoye kuba wakwemeza ngo ibi bintu ntibizagira imbaraga mu gihugu waba wihuse cyokora wenda igishoboka habonetse umurongo hakagira uvuga ati ntimukabivuge abanyamakuru babivugaho umugabanye ngewe n'inkuru ndazikora ibiganiro iyo mumbajije ndabivuga cyane ko ariko kazi kanjye ariko habonetse briefing ivuga ati kubivuga ni ukubyamamaza twabireka tukajya tuvuga ibindi ariko kuvuga ngo tuzabikwepa byakugora wapi Karegere ndi gusoza ariko sinabura gusoza nakubaje iki kintu n'ubundi nari mbaye nk'unyuraho mu kanya kihura na propaganda bavuga bati Moses gukora ibyo yakoze kuri social media n'ibindi bigiye bitandukanye yagiye abikora ku mugambi we kugira ngo propaganda nyine nicyo kintu twari tuvuze iyo sensibilisation igere kure hari n'abadatinya kuvuga ko agiye kujya nyine muri gereza kugira ngo asensibilize ibijyanye na LGBTQ ariko twavuga by'ubutinganyi nawe niko ubibona nayibona guteze kandi abamwunganira bamusabiye gutaha kandi gusansibiriza ntago muri gereza ho nta nubwo ari we waba ubijyanye ahubwo nunabyumva muri gereza ntuzabeshyire Moses hariya bimaze y'imyaka irenga 40 oya iyo statement uvuze ntago nayishyikira ntago Moses agiye muri gereza ntago ari waba ubijyanye hariyo bimaze manza byaratangiye yo muri za 80 yego urabyumva ibiriya bintu byatangiye muri za 80 ukajya ubona abantu bavuye muri gereza bagera no mu rugo n'uwari wasize uwo bashakanye badahuje igitsina ugasanga ahubwo arashaka guhindura agashaka guhindura uko babikoraga mbere yuko afungwa agashaka kumuhindura n'ubyumva muri gereza ntimuzabyitire Moses kandi n'ikimenyimenyi abavoka be basabaga ko yakurikiranwa ari hanze ahubwo ubushinjacyaha bukavuga ngo najya hanze niho arabisensibiliza kubera ko muri gereza ho birahasanzwe urabyumva muri gereza ho birahasanzwe nubwo babihanira ahubwo hanze ariko gahitambitsemo uti ko bihasanzwe muri gereza birahasanzwe
muri gereza birahasanzwe nuko wenda amakuru yo muri gereza atapfa kujya hanze nibyo tubwirwa n'ababa bafunguwe cyangwa bafite imiryango ifite abafunguwe ikavuga ati umuntu wacu yatashye yarahindutse aho yanyuzaga ibyishimo bye yagiye inyuma yaho urumva niba yishimiraga kuri saro ashaka kwishimira mu gikari urabyumva ibyo birahari kuko nuwabimbaza ntago namara ukwezi nabonye facts témoignages z'ababayeyo ibihano bihabwa abo bafatiyemo ntago gereza ibishyigikira abo bafatiyemo barabahana ahubwo se guhana umuntu usanzwe afunze urumva donc muri gereza nibihaba ntibazabeshyire Moses ariko ubushiracyaha nabwo icya kabiri nuko abavoka ba Moses bashakaga ko ataha akajya gukomeza gufasha urubyiruko muri iyo mirimo ya ibyo yakoraga yego hanyuma ubushinjacyaha bukavuga ngo turacyakora iperereza dore uyu ni umuntu ukomeye nasubira hanze yaretangiye kuvuga ko urumogi atari ikiyobyabwenge asabira imbabazi abari iwawa atubwo rero natagakomeza iyo sensibilisation araba yica gahunda ya leta yo kurwanya ibiyobyabwenge muri make kuza hanze mu mboni z'ubushinjacyaha zabonaga ko aribwo yabaje kwangiza naho kujya gereza ahubwo nawe ashobora kwangirika kurushaho kuko azaba agiye kwigisha abasanzwe abamurusha amasomo muri gereza aho rwose biriyo ntabwo simuvuga ngo sinde kuraje abantu ariko biriyo okay kandi gereka nsoze ngiraho minira kuko yavuga siko kuyamara niko nkunda gusoza mvuga kuri izi case ebyiri yawe ya Karasira ndetse ni ya Moses Turahirwa ni kese wenda zidafite aho zihuriye mu buryo bw'ibyaha n'ibyo abantu bakurikiranyweho ndetse n'igeze maze ariko hari n'abakurikiranywe ntago bafite ubuzima bahuriye ariko ni kese n'ubundi tuzabura gukuramo amasomo umunyamideli umwarimu wa kaminuza ariko gusa bose ni abantu dusigarana iki tugendeye kuri izi kese dusigarana iki icyo twasigarana ni kimwe buri mucamanza yakaba yitabaza abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe bakagira icyo bavuga ku muntu paraporo y'icyaha n'uwibye igitoki nkunda kubikubwira hari ukibira ko abana baburaye ugasanga mu kumufata bagasanga ibishishwa byacyo mu ngaraniye yakibye aratonora ashyira mu nkono hari uwakibye agira ngo ajye kugura ririya tabi Moses avugira hari uwakibye ngo yihimure kuri nyir'urutoki ibyo byose yes umucamanza yakagombye kuvuga ngo abaganga mutwigire uyu muntu yinjiye muri kino cyaha ameza ate mu mutwe uzi ko hari kazi ijya zibaza hari ibyaha byinshi bishobora guterwa n'uburyo umuntu wenda yasinze cyane cyane nka za viole ufata abagore ku ngufu yasinze aragenda urumva ariko ni gake cyane urukiko rwitabaza abahanga mu by'uburwayi bwo mu mutwe mu by'ubuzima bwo mu mutwe ngo bababwire bati uyu muntu mu gihe cyo gukora icyaha yarabeza atya urumva none twese abantu bose ukabona bose ku murongo umwe bose ni bamwe urabyumva Idamange Karasira Rashidi bose ukafata ariko ntago bisa ntago bisa hari umuntu ubusanzwe simbizi okay shimira tuzabisha kuri issue ya Moses yo twasigarana iki kuko waruvuze kuri Karasira issue ya Moses igewe mu bya position yanjye ndarabikubwiye ko agifatwa yarakurikiranywe ibyoroshye paraporo ibikomeye none ubu iminsi 30 agiye kubaramo niyo gukurikirana ibikomeye kandi bitaregeye urukiko ariko jewe depart nibyo nabonaga uwo murima ubwo burenganzira nibyo byagomba nibyo biremereye kuko ningo bibaye byo babikurikiranye bikamuhama kubwira abanyarwanda ngo iyo ushatse urumogi ufite uburwayi dore urwego runuru rurabikwemerera icyo cyo yagombye kwerekana ntago ari kumupima ngo urarumwa koko cyangwa nturunywa niyo naba ntabikora niyo yaba atarumwa kuvuga ngo leta irabyemerera abaturage bayo icyo kiraremereye kurusha kurumwa cyane cyane ko abandi bazinywa batabapima icya kabiri gufata umutungo wa leta ukawiyitirira hari ukwiha statut iri special
statiri special ushobora kuvuga uti kabem uri directeur w'ishuri rya secondaire ushobora kuvuga ati mu kigo cyanjye icyo nabyumva ko none se Nyungwe ntakora muri RDB ntiyigeze ayobora sumugide ari nakavuga ati mwishyamba rya mu murimo wanjye Nyungwe kabem bira rero nukwereka biriya utabikurikiranye nukwereka abandi baturage batari wowe ko wowe urenze iyo ugeze aho wiyitirira umutungo w'igihugu kawiyitirira bituma n'abandi bacika intege ati none se ko Nyungwe ari ya Moses se nanjye ndi umuturage icyo kintu leta kukijera byayorohera ntabwo byoroshye niba hari umuntu wamaze kwigira Superman hejuru y'abandi na meya wa Nyaruguru cyangwa Nyamagabe ntiyakwiyitirira Nyungwe ari kuri akabyitirira attention iyo ni ça c'est mauvais commencement ibyo ni antecedent mbi kugira umuturage wisubisha ku bandi ikintu kigoye ariko ntabwo yagise agikurikiranwaho kuko byagorana byagora abashinjacyaha kukimushinja muri kadire y'amategeko ariko kira nicyo kiremereye niyo mpamvu agumyemo umushinjacyaha avuga ati turacyakora iperereza kuri ibi kuri iyo mirima yo muri Nyungwe ntabwo ari ukujya kureba imirima physique ni ukureba ngo ubikomora kwiyitirira Nyungwe ishyamba rya leta parike nationale imanagingwa na RDB ukomora imbaraga zikomora zo kwiyitirira ko Nyungwe ari yawe icyo nicyo gikomeye okay sawa so Karege ndagushimiye asante sana